hari igihe umuntu agira ibyago yagira ibyago abo bakorana bakamutabara none se wowe nimba ubayeho uteranya abantu nimba ubayeho abantu bose ubasopanya nimba ubayeho abantu bose utifuza ko runaka na runaka bahuza basenyera umugozi umwe ni ikibazo. Mana data wa twese ndongenda gushimye kandi ndakunezerewe ngushimiye imbabazi n'urukundo bye rutarondoreka ku buzima bwacu ngushimiye kuduhaye ubuzima tugushimiye kuduhaye amahoro tugushimiye ku burinzi bwawe buri ku buzima bwacu bihererwa icyubahiro nyiringabo Imana ndi imbere yawe nkweretse umuryango nyarwanda komeze ukora iby'imbaraga mu nzira zose umuryango ucamo izikomeye nizoroheje urakoze mubyeyi ushimwe kubyumvishe nanjye mbisabye nizeye mu izina rya Yesu amen. Ndongeye ndabasuje inshuti bakunzi ba Aline 250 mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi Imana y'amahoro ibaha umugisha Imana y'amahoro ibagirire neza ndabasuje cyane abari iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese aho muri ku migabane itandukanye muriho ndabasuhuje cyane amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe dukora ibiganiro bitandukanye ariko ahanini ni ibiganiro byibanda ku umuryango nyarwanda societe nyarwanda ubuzima bwacu bwa buri munsi imibereho yacu ya buri munsi ubuzima ducamo. Uyu munsi rero nifuje yuko tuganira ku muntu uri mu kazi uri kwibaza ubundi umuryango hari ukuntu umuntu yumva yuko umuntu bahuriye mu kazi umuntu bahuriye mu kazi runaka se muri business runaka se mu bikorwa runaka se ugasanga uwo muntu amufashe nk'umunyamahanga ntamufashe nk'umuntu w'umuryango wa bugufi ariko nagira ngo nkubwire yuko uwo muntu aba ari umuntu wagafashe nk'uwo mu muryango wawe kubera iki impamvu niyi hari igihe akenshi usanga dufite akazi ugasanga abo dukorana nabo nibo tumarana igihe kirekire kurenza abo tubana nabo mu rugo. Hari nk'ukuntu umuntu aba ashobora gutangira akazi saa 12 za mu gitondo ugasanga akavuyemo nko mu masaa 3 z'ijoro ugasanga akavuyemo nko mu masaa 2 tudashyizemo urugendo yakoze tudashyizemo aho yanyuze ugasanga ahanini igihe amara mu rugo n'igihe amara mu kazi ahanini igihe kinini nicyo amara ari mu kazi. Rero uriya muntu mu buzima bwawe mumarana igihe uriya muntu mubana ku kazi nawe numwe mu muryango wawe niyo mpamvu uyu munsi ngira ngo tuganire. Hari abantu bahurira mu kazi ukagira ngo bari nko mu masiganwa y'amagare ukagira ngo bari nko mu marushanwa y'imodoka ukagira ngo mbega ese ukagira ngo ni haduyi wiwe ukagira ngo mbega sinzi ukuntu bigenda ugasanga umuntu murakorana ugasanga umuntu mukorera muri birimwe ugasanga umuntu mukorana mu kigo kimwe ugasanga umuntu muhuriye muri projet runaka ariko ugasanga uwo muntu yarakwihaye umuntu yarakwanze ntiyakuvugisha ugasanga aho unyuze asigaye akuvuga ugasanga ari kuguteranya ugasanga ku mubosi yaguteranyije ugasanga ibintu byose yabizambije ugasanga ibyo wakoze yabisenye yavuze ati ibi bintu yabikoze nabi uko yabikoze siko byari bugende ugasanga mbega ibintu byose yabizambije. Ushobora uwo uri kundeba ushobora kuba uwo muntu muzi kimwe nuko ushobora gusanga uwo muntu ari wowe ugasanga nawe rwose mukaza abantu wabazambije uba wabakomanyije ugasanga runaka na runaka bavugana ukumva byakuriye cyangwa ugasanga uwo muntu byamuriye ugasanga mbega ariko nagira ngo nkubwire ko uwo muntu ni umuryango wawe uwo muntu mwakabaye inshuti uwo muntu mwagahuje uwo muntu murahorana
uwo muntu niwe muziranye cyane kurenza uwo muri buhure nyuma y'akazi. Uwo muntu niwe uwo muntu ashobora no kukwirukanisha ku kazi, cyangwa se uwo muntu ashobora no kuguhesha andi mahirwe y'akazi karuta naho ngaho muri. Uwo muntu ashobora no kuguhesha indi promotion. Niyo mpamvu nkubwira ngo umuntu mubana mu kazi, umuntu mukorana, umuntu muhuje business, umuntu mwadikanyije, nimba mucuruza, nimba mugira iki, urya muntu yakabaye inshuti yawe, kubera kuriya muntu ni inshuti kurenza izindi nshuti zose. Uriya muntu yakabaye inshuti kurenza izindi nshuti zose. Impamvu nkubwira ngo uriya muntu yakabaye inshuti kurenza izindi nshuti zose ni iyi ngiyi. Uzi yuko iyo mucuruje hakagira nk'umuntu uza akakwiba, uriya muntu mubaye muri inshuti mwumvikana, akubwira ati nyamara barakwibye, nyamara nureba nabo uyu muntu arakwiba, nyamara uyu muntu ntago ari mwiza. Uzi yuko nimba mukorana muri kampani runaka, uzi yuko nk'iyo ukoze ibintu ukabikora nabi, yakubwira ati nyamara ibi bintu ukoze nabi wari kubikora uku nguku, nyamara ubikoze uku nibwo byaba byiza kurushaho. Ikindi uzi ko kubera ko ahanini umuntu aba ari mu kazi, uba uri kumwe n'uwo muntu mukorana, jya uzirikana yuko ugize ikibazo mu kazi, mbere na mbere uwo muntu ureba nk'ahaduye, uwo muntu ubona ko nta cyiza cyamuturukaho, uzi ko ari we waba uwa mbere mu kugufasha. Igihe wazajya guhamagarira mama wawe wasize, igihe wazajya guhamagarira umuhungu wawe, igihe wazajya guhamagarira papa wawe cyangwa se umukobwa wawe, uri upfa ntiwaba wapfuye. Ariko ugize ikibazo mu gihe uri kumwe na wa muntu mu kazi, muhuje musenyera umugozi umwe, wamubwira uti nyamara ndarwaye, nyamara mfite ikibazo, nyamara ntago meze neza, nyamara bimeze bityo. Mu gihe mucuruje ukumva wenda mu nda harakuriye cyangwa se ugize ikindi kibazo, ushobora kumubwira ati nsigariraho, cyangwa se nimba udafite icyo cyizere cyo kugusigariraho, ukamubwira uti ntago meze neza, mfasha ngere kwa muganga, mfasha nanure, mfasha ngiri inkora ibi, mfasha. Niyo mpamvu umuntu mukorana muzareba akenshi tujya dutaha ubukwe, hari n'igihe umuntu agira ibyago, si ibirori gusa, ariko hari igihe mutaha ubukwe ukumva hari nk'abantu baguhaye gift bakavuga ngo aba bantu nabo mukorana. Abantu mukorana ni abantu mwakagombye kuba muhuza, mugasenyera umugozi imwe, mukumva ibintu mwese kimwe, sibyo? Ntimuhangane, ntihabeho isiganwa n'ihangana hato ku buryo umuntu yanasiga n'ubuzima ahantu kandi mwese mwaraje muje gushaka amaramuko. Hari igihe umuntu yagira ibyago abo bakorana bakamutabara. None se wowe nimba ubayeho uteranya abantu, nimba ubayeho abantu bose ubasopanya, nimba ubayeho abantu bose utifuza ko runaka na runaka bahuza basenyera umugozi umwe, ni ikibazo. Ejo bundi se nugira ibyago ninde uzagutabara mu bo mukorana? Ejo bundi nigira ikirori ninde uzanga gushyigikire muhagararane mu bo mukorana? Ni ibintu bikenewe, ni ibintu ugomba gutekereza mbere yuko ufata. Ikindi ugasanga ufasha umuntu uramwihaye, ushatse kumusopanyiriza, kandi wenda ako kazi niko kamutunze, niko gatumye abana be biga, niko gatumye yishyura inzu, niko gatumye arya, ariko ukumva yuko agomba kuva kuri ako kazi tu kugira ngo wumve wo mutima wawe wishimye. Reka mbabwire, hari ibintu dukora bitanezeza Imana, hari ibintu dukora ku buryo ibyo bintu ari umuryango utujyana Gehenomu. Nimba ubana n'umuntu mu kazi ariko uwo muntu ukaba umwanga kandi mu by'ukuri nta kintu yagukoreye, njye abantu bangana baranyobera. Uzi ko umuntu yikora kanga undi, nta n'ikibazo na kimwe bafitanye, batanavuganye nabi, batanagize iki. Ni gute uhurira n'umuntu mu kazi yaraje gushakisha nawe waraje gushakisha, ukikora ukamwanga? Nta kibazo mugiranye, nta manyango mufatiyemo, nta bintu byawe yariganyije, nta bya kampani yariganyije, nta byiki, ntiyakwibye, ntiyakuvuze nabi, ntiyagize iki. Wowe ukikora muri wowe ukamwanga tu.
noneho hari igihe uvugana n'umuntu kumva arakubwiye ngo amaraso yanjye naye ngo nasanze bidakorana. Iye bidakorana, amaraso yawe naye wese uragira ngo bikorane bite? Byivange se, muvanga umutungo w'amaraso? Oya, oya rwose, oya. Nimba ukorana n'umuntu gerageza muhuze, nimba ubana n'umuntu gerageza muhuze, nimba ubana n'umuntu gerageza ku buryo uvuga ngo ngize ikibazo uyu muntu dukorana namwiyambaza, ku buryo uvuga ngo ngize ibyago uyu muntu dukorana yantabara, ku buryo uvuga ngo ngize ikirori uyu muntu dukorana yanshigikira, mbonye bitagenda neza uyu muntu dukorana yamfata ukuboko, hari aho yangeza, hari aho yankura, hari ibyo yamfasha. Rero nshuti ndabinginze ndabasaba, uri kumva, urwango ntaho rwageza umuntu, urwango ruvuna urwangwa yiyicariye. Nimba wanga umuntu ni wowe bivuna, nimba ugira ishyari ryaho umuntu yageze ni wowe bivuna, nimba uhora uhangayitse wanga umuntu ngo gutabona akazi, gutazamuka, gutagira iki, ni wowe bivuna. Nushaka ibyo bintu ubireke, uhitemo kubana n'abandi amahoro, uhitemo kubana nabo mukorana amahoro, mukorane neza, musenyere umugozi umwe. Imana y'amahoro izabashyigikira, izabagirira neza, izabaha iterambere kandi izabaha umugisha. Imana ikunda abantu bashyize hamwe, Imana ikunda abantu basenyera umugozi umwe, Imana ikunda abantu bameze batyo. Imana y'amahoro rero nibaha umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza, amahoro y'Imana bane namwe. Reka dushime Imana. Wowe utarakora subscribe, nukuri kora subscribe kugira ngo uko bwije nuko bukeye ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu kuri Aline 250. Ibiganiro byacu nakagaruka. Kadushima Imana. Mwami mwiza, mwami w'amahoro, turagusabye nyiringabo Imana kugira ngo utange ubumwe mu mirimo itandukanye abantu bahuriramo, ubahereze gusenyera umugozi umwe. Nimba hari umuryango ubaho kandi ukomeye, ni umuryango w'abantu babana mu kazi, yemerera rero abo bantu basange abadahuza ubahe guhuza, kandi abo umwanzi yabibibye mu urwango ubibe mu rukundo kuko urishobora byose. Bana n'abanyarwanda, bana n'igihugu cyacu, duhiterambere, uduhire muri byose, uduhe imbaraga zo gukora ibishimwa nawe. Urakoze mubyeyi, ushimwe kubyumvishe, nanjye mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.